umwite Samweli Moriyogisi cyangwa se umwite Munezero Samweli ku mazina yahawe n'ababyeyi be bombi. Uyu mwana yaje gukora ibitangaza, yaje gutungura benshi bituma banamukunda, ndetse nawe uri kutwumva ushobora kuba waramukunze kuko abyina neza ndetse media ze ziba ari umuriro. Uyu mwana rero mu minsi mikenya aherutse kwereka abantu ko agihari kandi agikomeje gukora byose, kuko ni umwana waje kugaragaza rwose ko azi kubyina ndetse ari n'ibintu bye. Ubu ngubu yabaye umu content creator ndetse akaba ari n'umubyinnyi wabigize umwuga. Ni umunyeshuri kandi ukiri mutonya, afite imyaka ye 13 gusa. Ni umwana wifuza kuzavamo umuntu ukomeye cyane, ko avuga ko inzozi ziwe ari ukuzavamo umudogiteri ukomeye. Aribyo bituma rwose akiga kuri uyu munota rwose, akaba akunda abantu bamufana ndetse na n'uyu munsi akaba akibabwira yuko rwose ari iby'ingenzi kuba bakimukunda. Uyu mwana Samweli Moriyogisi cyangwa se Munezero Samweli yaje kujya akora ibintu bya danje, na n'uyu munsi akaba ari guserebura aba followers bagera kuri ku bihumbi 140 byose by'abamukurikira ku rubuga rwa Facebook page yiwe. Uyu Moriyogisi Kid Samweli nyine afite akawuti yitwa Samuel's Magic. Ni akawuti nziza cyane imaze kugeraho irebwe n'abantu benshi cyane, ndetse ikaba ifollowingwa n'abantu 144 kugeza na n'uyu munsi, bakaba bakiyongera umunsi ku wundi. Nawe ushobora kuba waramukunze cyane, ushobora kuba ufite ikintu wamubwira, ushobora kuba ari byinshi wanamusaba, ariko uno munsi reka dufokasinge ku cyo uno mwana ari cyo. Uyu mwana rwose nawe ngira ngo uzi ubuhangange bwe mu kubyina. Usanga abantu benshi bavuga ati muri Moriyogisi Kid uyu mwana tumubona nk'uwa mbere, ndetse ugasanga hari n'abantu benshi bakunda Moriyogisi Kid ari uyu mwana bakurikiyemo gusa nta wundi bakurikiye. Rero uno mwana amaze gukundwa n'abantu benshi, usanga aba mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi, Arumeniya ndetse n'ahandi hantu henshi. Gusa n'umwana ukomeje kubica bigacika nyine. Icyo mbifurije nuko bagomeza bakagenda mu murongo mwiza we na Moriyogisi Kid. Murakoze cyane, nimba nawe ubakunda rwose ubashyigikiye, kana subscribe ndetse unakorera like. Ndaje mu kanya tubaye n'ayandi makuru.